hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Ushobora kuba wibaza utese ni gute wamenya ibiro ufite niba bijyanye n'uburebure bwawe. Birashoboka yuko abantu benshi batajya bereza agaciro iki kintu, kandi nyamara ni ingenzi. Ugomba kukimenya kuko bigufasha kuba wamenya uko utwara ubuzima bwawe. Burya abahanga barakubwira yuko ibiro byawe ndetse n'uburebure bwawe biba bifitanye isano. Ibi bintu ushobora kutabyumva neza, ariko kubana natwe hari ibisubizo byinshi cyane. Niyo mpamvu murakangurira gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona byinshi bigiye bitandukanye tuba twaguteguriye. Gusigasira ibiro byawe biri mu byagufasha kugira ubuzima buzira umuze. Igihe ibiro byawe bibaye byinshi cyangwa bike cyane, bishobora kugutera ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Hari uburyo butandukanye wakoresha kugira ngo umenye niba umubyibuho ufite ujyanye n'uburebure bwawe. Uburyo bukunzwe gukoreshwa ni igipimo cya BMI cyangwa se Body Mass Index mu rurimi rw'icyongereza nko mu magambo arambuye. Ubu buryo bwo kwifashisha igipimo cya BMI buroroshye kandi nta giciro bugusaba. Dore uko ushobora kubikora. Ntabwo bigoye cyane, burya ni ibintu byoroshye ugomba gukora nawe ubwawe uri mu rugo. Ukoresheje metero upima uburebure bwawe. Fata metero ubanze upime uburebure bwawe. Wakoresha metero imwe y'abafundi cyangwa se metero yose ubonye, kuko bishobora kugufasha gupima uburebure bwawe uturukije ku gitsitsino cyawe cyangwa se ku mano yawe, ukayizamura ukageza aho umusatsi cyangwa se umutwe wawe urangiriye. Ukimara gupima uburebure bwawe, reba ahantu bwandika hizewe. Ikindi cya kabiri uzahita ukora ukimara gupima uburebure bwawe, ukoresheje umunzani uzapime ibiro byawe. Uzakoreshe umunzani ushoboka ukuri hafi upime ibiro byawe. Icy'ingenzi hano nuko umenya ibiro byawe n'uburebure bwawe. Uramutse unabizi, uzi ibiro byawe n'uburebure bwawe, ushobora guhita ubikora aka kanya ukimara gukurikirana iki kiganiro cya Hot Time TV. Ikintu uzahita ukora, uzafate uburebure bwawe wabonye ubwikube kabiri. Ni ukuvuga ngo uburebure uzasanga ufite uzabufata ubukube kabiri. Tuvuge niba ufite metero imwe wenda na 70, uzafata metero imwe na 70 ukube metero imwe na 70. Ubwo ni ukuvuga uzabona metero 289 mita square. Ni ukuvuga ngo wowe ku ruhande rwawe nawe uzafata ibyo biro, uzafata ubwo burebure bwawe ubukube kabiri. Igisubizo cyandika ahantu hizewe. Ikindi uzahita ukurikizaho, uzafata ibiro wabonye ubigabanye na bwa burebure bwikubye kabiri. Ni ukuvuga ngo bwa burebure umaze kubona wabukubye kabiri cya gisubizo wabonye, uzahita ufata ibiro wabonye ubigabanye na bwa burebure bwikubye kabiri. Tuvuge urugero, niba ari ufite ibiro 70, wenda uzafata bya biro 70 ugabanye kabiri n'ibice 89 mita square. Ubwo ni za metero 2 n'ibice 89 nk'uko nabikubwiye. Uribuka hejuru nkubwira, urahita ubibona hamwe wabyanditse. Fata ibiro wabonye ubigabanye na bwa burebure bwikubye kabiri. Bwa burebure bwawe urumva wamaze kubukuba kabiri. Igisubizo wabonye nicyo hano urakoresha. Urafata ibiro byawe, nurangiza ubigabanye na bwa burebure bwikubye kabiri, cyangwa se cya gisubizo wabonye ufashe uburebure bwawe ukabukuba kabiri. Tuvuge urugero, nimba ufite ibiro 70, uzafata ibiro 70 ugabanye bwa burebure bwawe. Ariko wibuke cyitonderwa hano ni bwa burebure bwawe uba wakubye kabiri. Ushobora kwibaza uti ese nyuma yo kubona iki gisubizo bizamfashe cyangwa se bizagenda ute? Ugendeye ku gisubizo wabonye, reba uko uhagaze. BMI iri munsi ya 18.5, ibiro byawe ni bike. Ni ukuvuga ngo ukimara kugabanya nubona BMI yawe cyangwa se igisubizo wabonye kiri munsi ya 18.5, ibiro byawe bizaba ari bike. Ubwo icyo gihe uzamenya ko ufite ibiro bikeya bitakwiranye n'uburebure bwawe.
BMI iri hagati ya 18.5 na 24.9, ibiro byawe bijyanye n'uko ureshya. Ni ukuvuga ngo igisubizo uzabona n'ikijya hagati ya 18.5 na 24.9, ibiro byawe bizaba bijyanye n'uko burya ureshya. BMI iri hagati ya 25 na 30, ibiro byawe ni byinshi. Ni ukuvuga ngo hano uzamenye ko ibiro byawe ari byinshi cyane, bibaye byiza washaka n'uburyo wabigabanya. BMI iri hejuru ya 30 bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ufite umubyibuho ukabije. Nuramuka ugabanyije ibyo bintu ugasanga iri hejuru ya 30, uzamenye ko ufite umubyibuho ukabije. Bishatse kuvuga iki? Iki gihe rero uzaba usabwa kujya kwa muganga bakaguha izindi nama n'inyunganizi, cyangwa se ugashaka icyo wakora kugira ngo ibiro byawe ubigabanye, umubyibuho wawe ugabanuke. Nyuma yo kubona ibi rero birashoboka, nta kindi ugusabwa burya ni ugufata ingamba wafata. Nakubwira, niba usanze igipimo cyawe cya BMI kiri hagati ya 18 na 24, irinde ko cyahinduka ngo kijye munsi cyangwa hejuru y'umurongo. Kora uko ushoboye ibiro byawe bigumaho hagati, kora uko ushoboye uburebure bwawe bugumaho. Ni ukuvuga ngo ugomba kuguma mu iyi range. Nuguma mu hagati bizagufasha, uzamenya ko uhagaze neza cyane, haba mu burebure cyangwa se mu mubyibuho wawe. Mu gihe usanze igipimo cyawe cya BMI kitari hagati ya 18.5 na 24.9, kurikiza inama zitandukanye z'ubuzima kugira ngo wowe wongere cyangwa ugabanye ibiro bitewe n'icyiciro wisanzemo. Ngaye nguko rero wowe ukurikirana Hot Time TV, ndizera neza yuko aka kantu kagiye kugufasha. Ngaye nguko rero fata calculatrice yawe ubikore, ushake ahantu hizewe wandike, ushake iyo metero upime, ndetse nurangiza urebe n'ibiro byawe ukuntu bingana. Nurangiza ubikore maze umenye uburyo wasigasira ubuzima bwawe nyuma yo kumara kubona igisubizo kirambye hano. Ngaye nguko rero reka tube tugushimiye gukurikirana Hot Time TV, mwifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza, ndetse ariko wibuka gukanda subscribe nyaboneka, kuko iyo subscribe ni urufunguzo rushobora kugufasha kuba wakomeza kurushaho gukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Ngaye nguko rero Imana ikomeze ibandebere ibandindire mwese mukurikirana Hot Time TV umunsi ku munsi. Hari byinshi ukeneye kumenya, uko bikorwa nuko wabyitwaramo.